ukagira ngo ni mukungwa, urabona ni amazi menshi ndetse adakomeje kugenda atera inkeke. Bamwe mu baturage bakomeza kugenda bibaza ati ese aya mazi yabaturuka cyangwa se ibintu bigenda gute? Ku makuru nagiye noza cyangwa se nagiye menya ni uko bavuze ngo aya mazi agenda aturuka ahantu hitwa mu birunga, ageza guturuka ahantu hitwa mu birunga akagenda amanuka akaza mu baturage. Nimba nawe urimo kugenda wirebera, tekereza ngo amazi yazamutse akazamuka hano ku muhanda. Abantu muzi ibiraro byo mu mujyi wa Musanze cyangwa se mujya mubona ibiraro, muzi neza ko aya mazi bagiye bayacira inzira kuri kaburimbo bagashyiramo metero nyinshi zishoboka z'uburebure, nubwo ntagiye kugenda mbafotorera muri munsi mu cyobo ngo mbabereke, ariko murabona ko ari ahantu hateje ikibazo. N'ubu ngubu kureba kano kavidewo kano kanya mbona ari nkizamuka nyimara kwinjira nyimara kugera aha ngaha, urabona ko aya mazi ngenda acucumuka agira ute. Mbese ni ibibazo hano amazi noneho yarakima imodoka zazikiza zikagenda, abantu ukabona baki kugenda yiyahuramo, byari ibibazo byinshi cyane. Impamvu bavuga ati hatabaye inzego z'umutekano nta kintu na kimwe cyakunda, nta n'icyanashoboka hayi. Kubera ko urebye ukuntu abaturage biyahuraga muri aya mazi, ukareba ukuntu zino modoka zatambukaga, ariko urareba polisi niba ikimara kuhagera aza kureba ukuntu ibintu byose byaje guhita bihinduka. Nabirebera ukuntu muno muhanda umeze, yuko bavuze ko bayashakiye inzira ndetse bakanayashakira n'ahantu ngo agiye kujya mu cyuzi bakahacukura ibyobo, ndetse mu gihe kitarenze icyumweru kimwe aya mazi akaba yaje akarengera umuhanda, akaza kuba yanatwara n'abantu bagera kuri 3. Nibwo polisi yazaho nyuma maze kuba yahagera, baje kuba yahosha abantu kugira ngo babashe kuba bagenda neza, ariko byari byabaye ikibazo nkuko nawe ugenda wibirebera. Aya mazi nayo yateje ikibazo ko yazamutse aragenda agira hano hejuru mu muhanda, dore ukuntu mbere ahantu uyu muhanda usanzwe umeze, dore n'ukuntu ubu ngubu usigaye umeze. Uko uri kugenda ubyitegereza neza, urabona ko uyu muhanda wari umuhanda usanzwe umeze neza, umuhanda nyabagendwa, ariko hano kavidewo nagafashe nyuma. Iko aya mazi yaje arazamuka aratumbagira agera ahangaha, kugera n'aho imodoka ziri gutambuka zageza zigira ikibazo. Nkuko uri kwirebera ukabona hagiye hasigara ibyondo, hagenda hasigara ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yewe twageze hano iwanyu batubwira mu murenge wa Cyuve, tuhageze amazi yatangiriye abantu. Ibi bintu bimaze kuba nk'inshuro zingahe? N'umwaka ushize nabwo byarabaye. Yasenye n'abaturage hano haruguru. Yasenye n'abaturage hano haruguru. None se aya mazi buriya nta bantu ajya atwara iyo amanutse nka gutya? Ntayabura abantu atwara. Twumvise amakuru y'uko ngo baba bashyireho ibyobo bigomba kuba byabafatira aya mazi. Ese ibyo byobo byaba bibamariye iki? Iyo yuzuye akaba menshi cyane arabirengera. Nazo ndi kuva babicukura ibyo byobo amaze kumanuka kangahe kugira ngo bisakare nka gutya, bibuza abantu kuba batambuka, ndetse niyo dushobora kuba twamenya nyuma bishobora kuba byabaye byo. Umwaka ushize nabwo kare kamanutse ari menshi nk'aya ngaya, arabwo yasenye abaturage. None nk'icyifuzo mwamufite nk'abaturage muturiye aha ngaha ni nk'ikihe? Keretse wenda byibuze bubwa ikive bayishyuyemo bakayikorera umuyobozi. Ikive bayishyuyemo bakayikorera umuyobozi bikaba byagenda neza. Wenda bakagira iki cyaro bagisubiramo hari kikaba kirekire. Byose ibyo nyine mu byifuzo natwe ababikuriye baba bagenda babireba nta kibazo. Fasha uno mwanya kugira ngo tubashe kuba twaganira. Nk'uko muri kugenda mubire murabona ko aya mazi yabaye menshi cyane, ndetse yakomeje kugenda yuzura umuhanda. Urareba ukuntu yagiye arengera umuhanda, urareba ukuntu iriya modoka iri hirya. Nimba nawe kugerageza ukomeje kureba ino video, urabona imodoka ukuntu yagiye itemba ikamanuka gatoya. Ubona hano reba hano hari abantu, kubona bisa nkaho umuhanda wahagaze, aya mazi aratemba ukagira ngo ni wenda ni Nyabugogo cyangwa se aratemba. Abaturage bo mu mujyi wa Musanze cyangwa se abaturage batuye inkengero zo mu Kinigi, murabizi neza ko bagiye bagerageza kugenda basaba Perezida wa Repubulika kugira ngo abafashe kuri aya mazi. Ariko si aha ngaha gusa aya mazi yateje ikibazo, urebye neza ko aya mazi yateje ikibazo ahantu henshi hagiye hatandukanye, kuko aya mazi ngo ni amazi aturuka mu birunga. Murabizi ko ku dusengero tw'ibirunga hagiye hariho za cratere cyangwa se hagiye hariho ibiyaga. Aya mazi ngo aragenda kuzura hejuru mu birunga, narangiza kuzura mu birunga akamanuka ku kirunga, ari yaza kumanuka akaza guteza ibibazo mu baturage.
aya ntabwo ari amazi agenda ahoraho cyangwa se ngo abe ari amazi ahoraho abaho igihe kirekire, ni amazi acuncumuka akaza, yaza gucuncumuka yamara kuza bikarangira akagenda. Kubera ko ni amazi akamanuka mu buryo bugiye butandukanye, kubera ko amanuka mu gihe gitoya kigiye gishoboka, agahita yongera agasa nk'aho anabuze agahita akama. Nk'uko muraza kuramira zino video iraza kurangira amazi amaze gukama, kandi yaje amasaha atarenga 2. Mu masaha 2 yakoze ibintu bitangaje, kuko yagiye asengera abantu agira utwa ko no mu mazi akomeje kugenda akora ibintu bigize cyane. Bamwe mu baturage bakomeza kugenda bivuga cyangwa batanga n'icyifuzo bavuga bati mutubabarire mudufashe kugira ngo aya mazi bayashakire inzira mu buryo buhamye. Akoresha ubundi baravuze ngo bayashakire inzira cyangwa se bayaboneye inzira, kuko bari bacukuye ngo ibyobo ndetse ngo bigenda bikayohereza hirya muri Burera, ariko ukuntu byaje kurangira yongeye kugaruka aha ngaha sinzi ukuntu byagenze byateje ikibazo. Aya ni amazi amaze gusenya amazu menshi y'abaturage ndetse n'amazi amaze gukora ibibazo byinshi cyane kuva aho iyi Musanze yabereye kugeza kano kana n'abasogokuruza bagenda batubwira ko aya mazi akomeza kugenda ateza ibibazo. Kuko ni amazi, ikibazo cy'aya mazi ni uko ari amazi aza mu buryo bugiye butandukanye, si amazi bavuga ati yaje bazi igihe azazira n'ibiki n'ibiki. Kuko si no kuvuga ngo aya mazi aza uko imvura yaguye gusa, nubwo no kureba aya mazi ukabona ukuntu ari kumanuka ariko n'izuba ukabona ko riri kuva. Ushobora kuba wicariye uzi ngo amazi ntahari, ukaba uri haramu no mu hasi, akaba n'abajya kumesera mukajya kubona ukabona yacucumutse agahita agukungura kandi akakujyana akakumanukana bikarangira wangije kwitaba Imana. Ubwo bazakuraruriza nuko wamenya iwanyu, nuko banahabura nabwo nuko abaturage bagiye bakomeza kuba badutangariza. Hari byinshi nyine tutigeze tugaragaza ko abaturage, ariko byinshi bagiye bagerageza gukomeza bitubwira, avuga ko aya mazi yamaze kuba agatereranzamba cyangwa se amazi yamaze kunanirana mu buryo bwinshi bugiye bushoboka. Ariko reba ukuntu amazi nawe imodoka igendamo gutya ari muri kaburimbo, si no kuvuga ngo wenda ngo yavuye ahantu horoshye cyangwa se hatoya, yavuye ahantu harenga muri metero 7 zo mu cyobo. Nawe utekereza ukanga muri izo metero amazi azamuka agera ahantu bingana gutya, aza acuncumuka mu buryo bugiye bungana gutya. Bitewe n'abarebe ino video ndaza kugenda nkomeza kugira ngo nzabakorere video y'aha hantu ari ku manywa, nkabereke mpabatembeze, urebe amazi igihe ataje hameze gute, urebe amazi igihe yaje hameze gute, kandi izo abaturage bahatuye iraza guterwa no kubona ino video muragenda mubasha kuba mwakomeza kugenda muyikunda, cyangwa se nabo n'umubare w'abantu baraza kuba bayireba, ibyo biraza gutuma bakora indi video. Kuri kano kandi ndakeka aya makuru menshi agiye ashoboka, ndabaritse kugira ngo mukomeze murebe ino video, mukomeze muyirebe, namwirebera ibintu byari byabaye hano n'umwuzure wabashije kuba wagenda uhaba. Ko namye nditeye ikibazo ndetse bitewe n'inkeke cyane, mukomeze mwirebera kandi mutange comment mukoreshe ya, niko nagiye gerageza mu baturage ngenda mbatemberamo areba ukuntu urujya n'uruza mu gahe gato byari byahindutse ikibazo. Nkuko ngiye no kumanuka gatoya nangiye gusa nk'ubwana, ariko kabanze mbebereke neza ugiye kureba ukuntu imodoka zagiye zihagaze. Izi ni imodoka kandi ziba zifite akamaro, zifite n'iyo zigiye. Nk'uko uri kureba iyo modoka, iyo kamyo yari ifite iri kwerekeza, ariko kubera aya mazi hano polisi yari imaze kuhagera, ntabwo iyo modoka ari cyongeye kuba yagenda. Dore ikindi kintu nacyo cyari cyabayeho abantu bitari bibi byagize, nuko zino modoka nini zahise zibona akazi kuko moto zikurenza uyu muhanda zikugeza ahandi atari amazi, wishyuraga amafaranga 1000. Wambuka ahantu hatarenze metero zingahe, nawe kugenda wirebera, reba aba bantu ukuntu bari kugenda bagwagwana muri ayo mazi, kandi ni kure hagiye hashoboka, mbese muri twa tuzi twa nyuma tw'intarukira cyangwa se kandi bavuga ati ni intarukira. Reba imodoka zingana gutya zari zifite aho zijya, ariko bitewe n'aya mazi akaba afite byinshi zigiye zijya. Hari izari zivuye muri Burera, hari izari zivuye muri Uganda, hari izari zivuye kurangurira hirya, hari izari ziri muri activity nyinshi zigiye zitandukanye, kuko nawe kugenda izo modoka ariko zagiye zibasha kuba zahagarara. Rero imodoka zingana gutya, kandi ni side imwe y'uruhande nari ndimo, kuko sinabasha kugera kuri side y'urundi ruhande. Ureba aya mazi angana gutya,
maze yabujije imodoka kwambuka, ntabwo ari byo wagira ubushobozi cyangwa se wagira ububasha bwo kuba yakandagiramo ngo njye nambuke njye hirya njye kuba nabafatira andi mashusho. Kubona nyine byahise bihinduka ikibazo kinini cyane mu gahe gatonya gishoboka. Imodoka zasigara uruhande rumwe, urundi ruhande rusigara ukundi, kubona ni ikibazo kinini cyane ndetse rukaba yanangije kubona twa n'abantu batatu aya mazi. Mukomeze tugenda twirebera. ariko ubundi turetse kubeshya ubona icyo kitari kwiyongera isegonda ku isegonda inyongera nyine uretse kubyongerera n'abana n'ibihumbi hariya bijyamo kuruga rukumanuka buri buri kandi bikatangirira hari adashoboye neza. natwe rero turakuza gutera ikibazo mu cyanya gato. nta n'imodoka yazamuka zose badufasha. Ibyo nguko ari njye bizanye n'aha ubwisubizo si bigiye kunanira ni ukuyazamo tu gusa gato kuko nta n'undi kuba tujya kansera bayazamo.
polisi yaje kubabuza hata mnipatie usiunungu. Acaban de ser para tu caballo. ni polisi itaza hano hari igihe haza kudukuvuma Yesu iki dushaka gupfa none uraje zirarya bakatanga uzi ngo ntibaramuhanye musubirayo banyuma dore n'abari kujya mu modoka bari kubangira ariko ahantu hari kuva kuvuma reba n'abari mu modoka babakuye kujigenderaho n'agati n'imodoka barazangiye agiye gufungura n'izigiro hepfo agiye gufungura n'izigiro hepfo ireje ufungura amazi ahita mu mutwe baba bakwitana baba witwana kumbaza amazina sikandi nyine twageze hano iwanyu batubwiye ni umurenge wa Cyuve tuhageze amazi yatangiriye abantu ibi bintu bimaze kuba nk'inshuro zingahe n'umwaka ushize nabwo byarabaye ubwo yasenye n'abaturage hano haruguru yagisenye n'abaturage hano haruguru none se aya mazi buriya nta bantu ajya atwara iyo amanutse nka gutya ntayabura abana atwara twumvise amakuru y'uko ngo baba bashyireho ibyobo bigomba kuba byabafatira aya mazi ese ibyo byobo byaba bibamariye iki iyo yuzuye akaba menshi cyane arabirengera nazo ndi kuva babicukura ibyo byobo amaze kumanuka kangahe kugira ngo bisakare nka gutya bibuza abantu kuba batambuka ndetse niyo dushobora kuba twaba twamenya nyuma bishobora kuba byabaye umwaka ushize nabwo kari kamanutse ari menshi nk'aya ngaya ari nabwo yasenye abaturage none nk'icyifuzo mwaba mufite nk'abaturage muturiye aha ngaha ni nk'ikihe keretse wenda byibuze buba ikive bayisuyemo bakayikorera umuyoboro ikive bayisuyemo bakayikorera umuyoboro bikaba byagenda neza wenda bakagira hari iki kiraro bagisubiramo hari kikaba kirekire
byose ibyo nyine mu byifuzo natwe ababikorera baba bagenda babireba nta kibazo. Uko mugenda Oh!